So urumva rero twarakundanye, urumva Irene tumaze nk'umwaka n'igice y'umwaka n'amezi 8 gutyo. Yego Irene nshaka gutera step. Yego yo kwambika impeta. Oya umbabarira utambwira ko washatse kwambika umukobwa impeta. Arabyanga. Wowe urukundo warimo uwo mwakundanaga wamubonagamo nk'uwo muzabana? Yego cyane. Ntago twigeze tuza mu itangazamakuru ngo tuvuge ngo turi couple cyangwa ngo bimeze gutya na gutya na gutya. Twarazaga twabwira ko turi aba best friend. Nta na rimwe twejero ngo tuvuge ngo turakundana, nta n'ibyabayeho, sinekeza ko biteganya no kubaho. Ahubwo nibyo rero ngo umunyamakuru arifata rwose agafata ubururu akabwita umweru, kandi abantu bashaka kubireba bakabubona ko ari umweru koko. Ariko ntago byigeze bibaho. Ngaho Nyambo nagaruke ahakane ko atigeze akundana na Titi Brown. Nyambo natubabarira ze ahakanira abanyarwanda imbere y'abanyarwanda yuko atigeze akundana na Titi Brown. Ninde muntu wigeze ahura na Titi nyuma yuko avuye muri gereza? Komba nihuriye n'umukobwa. Irene tubanza kwibera inshuti, kwa kundi uhorana n'umuntu, kwa kundi kandi urumva uvuye muri gereza. Mvuye muri gereza like ni headline niyo bavuga cyane. Yego hari gushya kabisa. Urumva nari nanajagaraye, nari mfite n'agacoma. Urumva duhura muri ibyo bihe, turamenyana. Aranamfasha cyane pe, aranamfasha kongera kuba umuntu. Birangira tubikundaniye. Yego turakundana koko. So urumva rero hashize igihe ndavuga tusubundo wakora akantu. Nese byatangiye wetse gato. Uvuye mageragere. Birumvikana ko ubwonko ntago urasubiza ubwonko ku gihe, uracyajagaraye. Keneye kubanza gusubira muri society ndabyibuka. No kwinstara fresh. We n'umukobwa aragufashije ibintu nk'ibyo mu abantu bari close. Ni no mwabera inshuti magara? Niyo twakundaniye. Mwese mukundana direct? Nyine twabanje kwibera inshuti. Ariko after 1 month, nyuma y'ukwezi turakundana. Murakundana? Nyine dushuduka nyine twakundanye. Ngeyo nkunda umuntu. Iyo nkunda umuntu. Yego. Nyine nibyo nakubwiraga, yamaze kuba parti y'ubuzima bwanjye. Bivuze ko iyo ndi kwivuga mba mvuga we. Niko mera ngewe ntago iyo nakunze umuntu ntago njya mbihisha kabisa. Si ibintu wenda wagira ibanga. Wapi biragora. Twikomereza. Biragora. So urumva rero twarakundanye. Urumva Irene tumaze nk'umwaka n'igice y'umwaka n'amezi 8 gutyo. Yego Irene nshaka gutera step. Yego yo kwambika impeta. Oya umbabarira utambwira ko washatse kwambika umukobwa impeta. Arabyanga. Wowe urukundo warimo uwo mwakundanaga wamubonagamo nk'uwo muzabana? Yego cyane. Tuka Irene kanze nkubwire nubwo mba ndi kwisetsa bizagorana kongera umutima wanjye gufatisha bro. Sinkubeshye. Arabyangije none. Bizagorana. Kongera gukundana bizakugora. Bizangora kubera ahantu kure nari narageze. Ngiye narababaye pe ndavuga ati uko ko mbuze umukunzi wanjye, mbuze inshuti. Gusa mbere ko nkomeza reka mbanze nkubwire ko uwitwa Titi Brown nyuma y'igihe kirekire akora cyangwa se abyina muri rimbo z'abastari bagiye batandukanye, twavugamo nka The Ben, Meddy, ba Chris Easy n'abandi benshi bagiye batandukanye, kuko yamaze gufata izina ry'umubyinnyi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, nawe noneho agiye gusohora indirimbo ye yise Urare. Ni indirimbo ya Kinyarwanda yuzuyemo gakondo kandi byinitse ku buryo butangaje. Rero nyuma yuko hamaze igihe kitari gito avugwa mu rukundo
n'umunyarwandakazi wamenyekanye muri filime cyangwa se muri sinema nyarwanda yitwa Nyambo cyangwa se Miss Nyambo, bakavugwa mu rukundo igihe kitari gitoya, ariko bombe bakabihakana bavuga ko nta rukundo ruri hagati yabo, ari ubushuti busanzwe bwa mushiki na musaza cyangwa se bizwi nka besto. Uyu munsi rero tariki 22 nibwo uwitwa Titi Brown yeruye aratobora avuga ko Miss Nyambo yamukunze nyuma yuko avuye muri gereza akamwakira bakamarana igihe kigera ku kwezi n'igice ari inshuti bisanzwe, ariko ibyari ubushuti aza kwisanga byavuyemo urukundo. Ati ngerageje kumwegera ngo mubwire yuko mukunda, ko twari tumaze igihe kigera ku mwaka umwe n'amezi 8 dukundana, nshaka ko natera intambwe ngo ibyo gukundana kwanjye nawe bive ku rukundo rusanzwe, mwambika impeta cyangwa se mu propose mubaze niba kuko yazambera umugore, kuko ngewe mu gihe namaze nkundana nawe nabonye ko yambera mama w'abana banjye. Gusa Nyambo yarabyanze arampakanira ambwira yuko atakundana nanjye, atabana nanjye. Nyambo mu kubihakana cyangwa se mu kubyanga ngo byababaje uyu Titi Brown ndetse biramushavuza cyane, bimusubiza inyuma mu bitekerezo, yibaza igihe yamaze urukundo yagize ariko rutagiye kuba urukundo rwe ubuzima, ngo biramuyobera. Avuga ko cyangwa se yakomeje avuga ko mu kiganiro yagiranye na Irene Murindahabi yavuze ko ngo yamuhemukiye cyane kubera ko yabonye ko igihe yamaze mu by'ukuri cyaje kuba cyamupfira ubusa. Si ibyo gusa kandi kuko uyu Titi Brown yakomeje avuga ko buriya ibyabaye byose kuri we byari mu mugambi w'Imana. Avuga ko kuba yaratandukanye na Nyambo byamufashije kubera ko ari byinshi yagiye abona nyuma yuko bamaze gutandukana. Ngira mwarabibonye ko bamaze igihe bahitinze bakundana, Nyambo asabwe na Titi Brown kuba yamuterera ivi, Nyambo arabyanga, nibwo umubano w'aba bombi watangiye kuzamo agatotsi, kugeza ubwo abantu batakomeje kubona vibe zabo cyangwa se kubona update zabo mu rukundo ngo babone bongeye gusohoka. Yasobanuye ko rero aho batandukana yagiye abona ibintu byinshi afata nk'umugisha cyangwa se nk'amahirwe yagize kuba yaraje gutandukana n'uyu Nyambo. Avuga ko ngo iyo aza kubana nawe yari kuzicuza ubuzima bwe bwose bitewe n'ibintu byinshi yagiye abona nyuma yuko batandukanye. Gusa kandi none yawemye kuvuga yuko ngo bizamugora cyane kubera ko igihe yamaze akundana na Miss Nyambo ngo byamugizeho ingaruka zikomeye cyane, kugeza ubwo yibaza niba hari undi mukobwa azongera gukunda mu buzima bwe cyangwa se azongera kwemerera ko yigarura umutima we. Asobanura ko bizamubera imbogamizi cyangwa se byamaze kumubera imbogamizi ikomeye cyane kubera ko igihe yamaranye na Nyambo cyamaze kumwangiza mu mutwe. Si kuri yo gusa kandi kubera ko no muri community cyangwa se haba mu makobwa bari inshuti nawe cyangwa se yashobora kuba yahitamo mamubera umugore, bazi ibihe bitoroshye kandi ibyagize ingaruka zikomeye cyane muri societe ndetse ku izina rye yagiranye na Miss Nyambo. Abanyarwanda bati Miss Nyambo naze noneho avugisha ukuri, yongera hakane ko atakundanye n'uyu Titi Brown. Ni mu gihe uyu Miss Nyambo we yamaze kugaragaza ko yambitswe impeta n'umwe mu bastari bo mu Rwanda. Abantu benshi bagenda banurwanurwa, bamwe bakavuga ngo ni Rocky Kimomo Kirabiranya, abandi bakavuga ko ari undi mustar ndetse w'umukire w'umuherwe utazwi cyangwa se utashaka kugaragara kuri izi mbuga nkoranya mbaga. Ni mu gihe nubwo Titi Brown avuze ibi, Miss Nyambo we nta nubu ntabwo aremera yuko yaba yarigeze agirana ibihe byo gukundana n'uyu Titi Brown. Ese ibi ni iki? Yaba abivuze kugira ngo atwikire iyi ndirimbo ye igiye gusohoka, agiye gushyira hanze mu minsi ya vuba, cyangwa ibyo avuze koko niko kuri? Ese we mu maso yawe wabanye cyangwa se wabonye uyu Titi Brown ndetse na Miss Nyambo mu rukundo bamaze n'igihe kitari gitoya, mu maprank atari make bagiye bagerageza gukora, wowe ubonye koko cyangwa se ubona koko ibyo uyu Titi Brown avuga ari byo cyangwa urabishidikanyaho? Byandike muri umwanya uhari kwandikamo ibitekerezo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Arimba TV kandi subscribe cyangwa se abone kugira ngo tujye tubana amakuru n'ibiganiro biba bigiye bigezweho hirya no hino mu myidagaduro nyarwanda. Nge nitwa Alexis Mbarusha, naho iyi ni Arimba TV. Amahoro Imana akomeze abane namwe.